ababyeyi inshuti n'abavandimwe baherekeje kugaragaza ko uriya bazakomeza kubaba hafi, ko burya urugo ni umushinga ukomeye kandi umushinga ufite icyerekezo. Umuryango uba n'ushinzwe n'imbaga y'Abanyarwanda, ukaba ugomba kurengerwa na leta. Abo tubyumve ko buriya gushinga urugo ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bihugukirwa, bisaba kwitonderwa. Aho umusore n'inkumi bagomba kuba nibura baziranye, ukamenya ko umuntu mugiye kubana wa muntu wawanze utekerezaho neza, umuntu uzagira impinduka zikomeye mu buzima bwawe usigaje kuri iyi si, ntabwo ari umuntu usanzwe. Bisaba kumwiga ukamenya niba ari wa muntu w'inyangamugayo, wa muntu utiyandarika, wa muntu ujya inama, unyurwa n'ibyo afite, uzi kubana n'abandi kandi kuyitabira gahunda za leta. Gusa ariko ukavuga uti umuntu ugiye kubana nawe ni inyangamugayo. Murabizi muri iyi minsi imiryango iri kunyabisenya. Baba ari kugira ngo buriya kwibera mu rugo ni byinshi, muba mugomba gufashanya mu nshingano zose z'urugo, ariko nanone ntabwo muje ibitekerezo n'imyumvire, ntabwo ariko muzumvikana ku bintu byose, ariko kutumvikana ku kintu runaka ahubwo ni imbaraga zo kugira ngo kinoze, ntabwo ari uburyo kugira ngo mushyamirane cyangwa musenye ibyo mwageze. Iyo wamaze kwemeza ngo umuntu niwe ngomba kubana nawe ubuzima bwanjye bwose bushigaje kuri iyi si, ukazatandukanywa n'urupfu, habaho no kwihanganira kugira ngo mubashe kuzuzanya. Ibyo byose itegeko ryarabirebye, bavuga ngo nubwo ari umuco w'Abanyarwanda kudahemukirana ni indangagaciro zituranga, ariko reka tubishyire no mu mategeko kugira ngo buri wese amenye uburenganzira bwe n'inshingano ze. Uzacukura n'inshingano ze, amategeko agira icyo amubaza. Uzahohotera mugenzi we, amategeko agira uko arengera uwahohotera. Ubu rero dufite itegeko rishya ry'umuryango ryagiyeho muri uwo mwaka tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Iri tegeko hari impinduka nyinshi zajemo, kuko banarihuje n'itegeko rijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungu. Icyo ni cyo cya mbere gishya kirimo, urumva ni itegeko rimwe ariko bahuje amategeko abiri. Aha rero twibutse ko n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'118 ivuga ko umuryango ari shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda, ukaba ugomba kurengerwa na leta. Ikagaruka ko bivuga ko ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo. Aha bagaruka ku nshingano z'ababyeyi, umugabo n'umugore. Tuzaba tuziganiraho umunsi ku wundi no mu nteko z'abaturage, ariko turibanda cyane cyane ku bijyanye n'umushyingiro. Ihame iri tegeko rifite n'uko abagomba gushyingirwa, ikindi iri tegeko rivugamo ni imyaka yo gushyingirwa 20 nibura. Gusa hari uburyo ryabyoroheje kuri wa muntu ufite imyaka 18 kuba nawe yasaba gushyingirwa akabyemererwa, ariko icyo gihe abisaba mu nyandiko umwanditsi w'irangamimerere ku rwego rw'akarere. Igaruka ku nshingano abagiye gushyingira mu bagomba kuba bafitanye. Nk'uko tubizi, amasezerano yose agira agaciro umunsi yashyiriweho umukono n'impande zombi. Namwe rero uyu munsi mukimara kurahira ko
kimwe batungiwe n'akanemeye ko imbere umugore undi nawe utumbere umugabo tukazabona ko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya mukabisinyira itegeko ikabihumisha ubwo amasezerano yanyu bamaze kugira agaciro umwe ari umugabo w'undi undi ari umugore w'undi turareba ngo ese inshingano buri wese akomora kwishyingirwa n'izihe inshingano ya mbere itegeko rigaragaza ni ukwita ku bana no kubarera ni inshingano ya mbere kandi iyo nshingano ibareba mwembi ntabwo ireba umugabo wenyine nta nubwo ireba umugore wenyine hari henshi tubibona ugasanga inshingano uburere bw'abana akenshi zihariye ku mugore umugabo ukajya ugasanga ntawe bitamureba ariko ntabwo ariko bimeze icyo gihe nabo abana banyu bibagiraho ingaruka kandi zikomeye buri wese rero mu bashyingiranywe afite inshingano yo guha uwo bashyingiranywe ibimutunga iyo bikenewe gutanga ibitunga urugo bibareba mwembi turaza kubona ko mu ngingo zisoza ko kudatanga ibitunga urugo ni imwe mu mpamvu yo gutanga hagati y'abashakanye iyo tuvuga ko buri wese afite inshingano yo gutanga ibimutunga kuri mugenzi we bikenewe bisobanuye ko ntawasaba mugenzi we icyo adafite ahubwo bikorwa ku rugero nyiri kubisaba abikeneyemo bijyanye n'ubushobozi bwa nyiri kubitanga gushyingirwa guha abashyingiranywe uburyo inshingano yo kubana kw'abashakanye iyi nshingano iranakomeye iyo tuvuga kubana kw'abashakanye uretse kubana mu nzu imwe mu cyumba kimwe igitanda kimwe ariko hari inshingano ziba zigomba kubahirizwa hagati y'umugabo n'umugore izo nshingano zo kubaka urugo wenda itegeko ribivuga rijimije ariko iyo tuvuga ko mugomba kubyara kugira ngo umuryango waguke ni uko habaye igikorwa cy'iki cyo guhura k'umugabo n'umugore bashakanye iyo inshingano tubahirijwe rero bigira ingaruka zikomeye zirimo gucana inyuma gusesagura umutungo w'urugo kubyarana n'uwo mutasezeranye kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'ibindi inshingano itegeko ritanga ni uburenganzira hagati y'abashyingiranywe abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana kandi abashyingiranywe bagomba kudahemukirana bagomba gutabarana bagomba no gufashanya ibi bivuga mu ngingo 235 y'itegeko rishya ry'umuryango nababwiye iyi ngingo iteka ibyo yigezeho gutindaho impamvu ni iyi gusenyuka k'umuryango ndetse no gusenyuka k'umuryango ariko n'amakimbirane hagati y'abantu babiri cyangwa barenze babiri amakimbirane hagati y'abantu barenze umwe usanga ahanini ashingiye ku buhemu ubuyobozi bw'urugo ndabizi mwese mbabaje mu nyungu zabo urugo rwanyu umugabo yavuga ati ni njyewe n'umugore nawe akavuga ati ni umugabo wanjye ariko mwese mufatanya ubuyobozi bw'urugo kugira ngo rugwize umuco mwiza ndetse n'ibirutunga mufatanya kurwubaka bishobora gutuma amasezerano yo gushyingirwa aseswa impamvu ya mbere ni urupfu rw'umwe mu bashyingiranywe
bigatuma amasezerano yo gushyingirwa aseswa. Impamvu ya kabiri ni uguhindura uburyo bw'imicungire abashyingiranywe bahisemo. Mu micungire y'umutungo dufitemo uburyo butatu: ivangamutungo rusange, ivangamutungo w'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Iyo tuvuga ivangamutungo rusange tuba tuvuga amasezerano bagiye gushyingiranwa bagirana bumvikana gushyiramo umutungo wabo wose, waba umutungo w'umutungo cyangwa utimukanwa ndetse n'imyenda yabo yose. Ivangamutungo muhahano biba bisobanuye ko mugiye gusangira gusa umutungo mwahanye, uwo mwagezeho kuva mutangiye kubana, ubu ufatwa nk'umutungo muhahano. Ariko buri wese yarasinzwe ufite akiri ingaragu gukomeza kubuka ukamwandikwaho, akaba asabwa kuwucunga no kuwukoresha uko bikwiye, akawusesagura. Kuko nubwo kwanditseho hari abandi bafite uburenganzira. Abazungura abana ba mbere baza n'abana, nubwo ari umutungo wigenga ariko abana bababyaye bafite uburenganzira kuri uwo mutungo bwo kuba bazungura. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye, aho biba bisa nk'aho abashyingiranywe bavangiwe ku buryo bweruye, buri wese umutungo ugakomeza ukamwandikwaho, ariko bakumvikana ikintu kimwe: gufata neza urugo hakurikije ubushobozi bwa buri wese. Abisobanuye ko buri wese aba agomba kugira icyo akora mu mutungo wigengaho kugira ngo atizane mu rugo, ubuzima bw'urugo bukomeze. Harimo kwita ku bana, kubarera, harimo kurya, kwivuza, amashuri y'abana, kwambara n'ibindi. Impamvu mbabwiye rero ko hari uburyo bwa kabiri bujyanye n'uko amasezerano yo gushyingiranwa yahinduka, muba mwahisemo bigatuma iryo shyingirwa riseswa, y'amasezerano aseswa, ni uko muba mwahinduye bwa buryo. Itegeko riha uburenganzira ko nibura nyuma y'imyaka 2 mubana mushobora guhindura uburyo bw'imicungire mwahisemo. Niba mubuhinduye ubwa mbere byumvikana ko bihita buseswa, hari ubundi gushya mufasha, ariko bigakorwa mu buryo no mu nyungu z'umuryango, atari ukugira ngo buri wese ahime mugenzi. Indi mpamvu ishobora gutuma haba iseswa ry'amasezerano no gushyingirwa ni ubutane. Ubutane bwa burundu hagati y'abashyingiranywe. Ubutane ntarabugeraho, reka ngaruke ku nkurikizi z'urupfu ku bijyanye n'ishyingirwa. Iyo umwe mu bashyingiranywe apfuye, ishyingirwa riraseswa nk'uko nabibabwiye, ariko umwe mu bashyingiranywe upfakaye aba afite uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. Iyo ni ingingo yavuzweho byinshi. Abenshi bagaragaza ko ibijyanye no gutana itegeko ryavuguruje nko gutera icyuma, ariko ntabwo ryabyoroheje, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo niba ubuzima bunaniranye bw'umuryango, hamwe usanga habamo impfu za hato na hato, amakimbirane adashira, mu rwego rwo kurengera umuryango ndetse n'abana kugira ngo badahungabana cyane. Niba byanze nta mpamvu yo gukomeza kuzirika abantu ngo ihangane ni ukuzubakwa, ubwo ntabwo muba muzi icyo mwari mwiyemeje, ntabwo mwari muzi icyo mwari mukurikiye mbere yo kuza gushyingirwa. Hari impamvu rero zishobora gutuma habaho ubutane. Izi mpamvu inyinshi muri zo usanga no muri zishingiye ku ihema. Buri wese mu bashyingiranywe ashobora gusaba ubutane kubera imwe mu mpamvu zikurikira. Iya mbere ni ubusambanyi, iya kabiri ni ukuba umwe mu bashyingiranywe yarataye urugo nta mpamvu ifite ishingiro, nibura mu gihe cy'amezi 12 akurikirana. Niba mufite inshingano yo kubana, umwe ataye urugo arusigiye mugenzi we, amusigiye n'izo nshingano,
agashira amezi 12 urumva n'umwaka ufite n'inyungu abayemera kuba yasaba ubutane. Impamvu ya gatatu ni uguhamwa n'icyaha gisebeje. Icyaha gisebeje ni byinshi umuntu yarondora. Hari abana bica ababyeyi, hari ababyeyi bigakura bagakuramo inda y'umwana, hari abahamwe n'icyaha cyo gusambanya abana bato n'ibindi. Mu by'ukuri bumva ari ipfunwe mu muryango. Banyura hariya ngo dore ikigabo cya wa mugore nicyo cyamaze abana bandi kibasambanya. Urumva bari ipfunwe mu muryango. Mu by'ukuri icyo cyaha uhaniwe kirasebeje. Impamvu ya kane ni ukwanga gutanga ibitunguru imwe nababwiye. Iya gatanu ni ihohoterwa ku mubiri, ku mitekerereze, ihohoterwa rishengura umutima n'ibindi. Muri ihohoterwa hazamo n'irishingiye ku mutungo cyangwa imyitwarire ibangamiye bikabije urega, umwana bahuriye bombi, umwana w'urega cyangwa urega. Ahangaha ushobora kubana buri wese hari umwana yabyaye hanze biruko bishingira, aho ugasanga wa mwana arabangamiye bikabije, yakabaye ahabwa uburere akanitabwaho nk'abandi bana. Iya munani ni ukutabana mu gihe kirenze amezi 6 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu zari zifite ishingiro. Ahangaha mbere itegeko ryo muri 2016 kuri ingingo y'impamvu y'ubutane n'ubundi bagaragaza amezi 12. Ubu tumaze kubashyingira hashize amezi 12 mutarenga abantu n'umugore n'umugabo. Aho ni itegeko rya mbere. Ariko iry'ubu bashyizeho amezi 6. Ubwo rero abasore basendakazi mu byumve niyo umaze gusezerana n'umugore wawe ko mugiye kubana nk'umugabo n'umugore, umwe akajya mu buzima bwe busanzwe n'undi gutyo, mubana nk'umuryango mu rugo nk'umugabo n'umugore, amezi 6 agashira, umugore ashobora kuvuga ati uyu muntu nta gahunda afite, kasaba ubutane parane n'abandi bafite gahunda. Iyo kubana bitagishobotse kubera n'impamvu itakwihanganirwa n'umwe mu bashyingiranywe. Izi mpamvu ntabwo bagaragaje impamvu itakwihanganirwa n'iyi. Ubu byaterwa n'ubushishozi bw'urukiko bwasuzumye iyo mpamvu usaba ubutane yagaragaje, babona ko ari itakwihanganirwa batikega ubutane. Izi mpamvu rero kuzibabwira ntabwo ari kugira ngo ubundi turimo twubaka ntabwo dusenya, ariko n'umuntu anateganya ko hari ibishobora kubaho bitunguranye tutari twiteze. Twese ko turi ahangaha nta n'umwe udakunda imitungo, nta n'umwe udakunda ibintu. Niba tubikunda ku rugero rumwe, ariko buri wese afite uburyo akuramo ibintu no kuzungura bijya bizana ibibazo. Kuzungura ni igikorwa cyo guhabwa uburenganzira n'inshingano ku mutungo n'imyenda bya nyakwigendera hashingiwe ku isano bafitanye. Ni byiza mushyize hamwe mugize imitungo n'ibindi, ariko umwe muri mwe kugeza ibyago arapfuye. Wa mutungo yari afite uburenganzira, hari abandi bagomba kumuzunga. Itegeko ryagennye uko bigomba kugenda. Izungura ritangira iyo uzungurwa amaze gupfa ikabera aho yari atuye cyangwa yabaga. Guhera ku munsi izungura ritangiriyeho, umuzungura yaba uzungura kubw'itegeko cyangwa kubw'irage yitwa umuzungura iyo abyemeye. Sobanura ahangaha ushobora kwanga kuzungura. Ushobora gusanga umuntu afite amadeni menshi utazabasha kwishyura. Niba uzunguye ibye, baba afite amadeni nibo bazakurikirana. Uko bamubuze ijambo iri hano yise n'ibona mu mategeko
bagiye mu by'amategeko y'urugendo abantu bigenga umuryango twanyuzemo tugeze ku gice kijyanye n'iseswa ry'amasezerano y'ishyingirwa n'inkurikizi zabyo. nyuma rero mugeze hano mutwemerera mwakomerezaho kugira ngo mubahe impanuro zindi z'inyongera zabafasha mu buzima bushya batangiye. Neza neza muri hano natindaho sayidi hafi abise n'imikino akenshi rero biruka morali wazonze ariko ntabwo yatasubire ngo sitari gushaka ubwo ko gobe tukadusanzwe dusezeranya nyuma sasa umwera bamwe muri bagenzi banyu basabye ko twabafasha kubera ko sasa agomba kutubemerera kugira ngo nabo kutubereho gufasha siko bimeze umuhamba bariye ndabizi ngira ngo byinshi rero tubasubire yaramaze kubibabwira twategeka Imana Sirasi wari umwanditsi w'imimerere umuyobozi w'umurenge wa Mageragere byinshi tubasubire yaramaze kubibaganiriza nta bindi ndi burenzeho ariko nk'uko yaramaze kubibabwira itegeko rishya ryasohotse ku itariki 26 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka rigenga umuryango n'abantu ugomba kujya murisoma kuko harimo byinshi. Bababwiye umuryango ugizwe n'abantu bangahe? Ugizwe n'abantu bangahe umuryango? umugabo umugore n'abana. Mwese ariko mubyumva ariko si byo nabavuze ko umuryango ntabwo ugizwe n'abantu batatu, ugizwe n'abantu babiri, ugizwe n'umugabo n'umugore. None se abantu babana bakabona urubyaro ntabwo ari umuryango, sibyo? Kubyara ntabwo ari itegeko, ntabwo ubizi. Kubyara si itegeko, kandi kubyara si wowe si ubyihitira, ni ubuntu bw'Imana buriya, si byo se? Maze ntabwo muzi abantu bagerageje bagashyiraho amafaranga bakagira gute ariko bikanga, ni uko se batabishaka. Niba niyo mpamvu ureba iyo uvuga ngo urubyaro ngo ni umwana uturuka hehe. Ibyo rero ikintu kijya kibabaza abantu bajya babipfa bakanatandukana, mukagira gutya bandika bakubita urubyaro. Ngaha cyane cyane ndabwira abagabo nibo kubonaho ibyo bintu cyane, hari Imana itanga udushaka ikaguha abahungu, umuhungu wa mbere, umuhungu wa kabiri, umuhungu wa gatatu, umuhungu wa kane, ukabona umugabo atangiye gushyira impamvu bibabwira nigeze nakira kenshi n'urugamba aho ngaho ari kurira twite turi gukora database y'abantu batangiye gupimisha inda. Arabona ngo ntashaka kugenda ukagiye akamenya ko atwite umukobwa, ugahita atoroka umugakagera kubera iki? Ndamubaza arambwira ngo umugabo yambwiye ngo niba ugira kubyara umukobwa ntazamujyane iwawe. Umugabo umugore ariko uyu munsi wa none muri kumwe niwe mujyanama wawe w'umunyamabanga wawe. Ugomba kubimenya, ni umujyanama wawe ni umunyamabanga wawe. Kirazira kuba utagira ibyo ubwira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ukajya kubibwira undi. Iyo bwumviye hanze bitangira kubyara iki? Kubyara ikibazo. Hari umuntu usanga afite nka mukuru we afite mama cyangwa afite papa, rero kubaganiriza ni byiza. Ariko niyo mpamvu wahisemo uwo nguwo muri kumwe. Mpamvu utasibishyemo mukuru wawe umubane, muhitemo mushiki wawe cyangwa undi wese, ni ibyo ngibyo bavuga. Nama mubyigiriye mwebwe, ngira ngo mwe musanzwe muzi yuko mu kwakira indahiro zanyu, kwakira indahiro zanyu mbere mwari musanzwe murahira mufashe hehe kwi n'ubu ntibyemewe. Mwebwe ntabwo mufata ku idarapo, uzamuka ukuboko kw'iburyo ubundi mugasoma indahiro azakira. Ninjye
gufata ku idarapo yo kwakira ikindi rero nacyo ariko mujya mubibona hirya no hino mu masoko menshi twumvise kandi amatwi ikindi ngo iyo muhamagaye umuntu azanaje kurahira agomba kuzana n'uwo bari kumwe hari n'ijya akora akabona umugabo ari gutera ibitambwe asize umugore inyuma abamusigiye yewe Benimana Emmanuel maze kumva icyo amategeko ategeka bashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Bazizane Solange umbera umugore tukazabanza twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ategeka ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Bazizane Solange maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Benimana Emmanuel umbera umugabo tukazabana uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nabonye umwiza wampojeje amarira narize ampa ibyishimo umutima wanjye ndatuje ubwo nari nihebye ntagifite uwo tubwirana twembi joteme Solange mwiza yarabyemeye naragerageje ngo ndebe ko twambikana impeta mahirwe yanjye nuko nashaka gushaka imbere ibyiringiro ku rugo rwacu ruzarangwa n'urukundo rw'ibihe byose rutarangira nzamukunda mukundwa kaze mubyumve abababara basababara ibyo ntabwo bireba nuko habi bimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo nzamukunda mukundwa kaze mubyumve abababara basababara ibyo ntabwo bireba nuko imbere yawe turacyagushimira yuko gahunda twari dufite guhera mu gitondo wabanye natwe uhabwa icyubahiro umukwe n'umugeni bagomeje kubategura reka rero ubwo bateguriye kuba imbere yawe mu rusengero rwawe uzubane na gahunda zisigaye kugira ngo bagume mu mutekano wawe kandi natwe tubashagaye tugume mu mutekano wawe tubisabye Imana mu izina ryawe. bimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo kwibuka iyo ntekereje igihe nataye nakunze benshi ariko ubahebuje uburaga indoro yawe iranyura
reka Emmanuel rero agende yakire umugeni we. Insekuyo nagahebuzo mukunzi wanje mwiza, naranyuzwe pe. Ni wowe garabo nzajya ntekuri wanje ibihe byose, nzajya nkukunda. Emmanuel, ntabwo nzi niba wicaye mu buryo bwiza, mwabakobwa mwe naho mu mujye mukora ibintu byose. Emmanuel ntabwo yicaye neza, murebe ko yicaye mu buryo bwiza. Turakira umukwe n'umugeni. Turabakira ngo iki? Ababyeyi namwe turabakiriye, pastor ari bugira umwanya wo kubashimira, ariko turabakiriye mwiyumve mikaze mu nzu y'Imana imwe. Kandi nyuma yaho turi bwakire uduhaye isomo umubwiriza yateguye ari bwigishirizeho, niyo mugeretsiyene. Nyuma yaho rero turi buze kwakira umugabo w'ubutumwa bwiza kugira ngo atuyobore mu cyigisho ndetse anakora umuhango wo gushyingira aba bombi. Nyuma yaho rero turi buze kubatangariza uko turi buze gusohoka. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Twese turahagurukira hamwe, abaye hari umuyobozi w'indirimbo yaza kumufasha. Haleluya. Reka twese twahimiriza guhurira hano twubaha Imana dusenge. Dushimiye yuko baturindiye abageni ukarinda umusore n'inkumi. Uyu munsi wa none bakaba duteranije hano, uhabwe icyubahiro. Turagusabye rero ngo iki ni igishushanyo twereka ubukwe bwenda gutaba umwana w'intama. Turagusabye ngo ugire imyiteguro myiza kugira ngo uzagaruka buri muntu wese asabye kwiteguye. Hagiye kuba umuhango rero wo gusezeranya. Turakwinginze ngo uze uyobore, nidusaba turagushima mu izina rya Yesu. Amen. Buri wese afite amatsiko yo kuzareba umukwe n'umugeni, itariki y'amatsiko
duhurire mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4. Ubutumwa bwiza bwanditswe bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Imana iri ijambo ryayo. Kanange basoze muraho mwese. Yesu ashimwe. Kandi Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza iyo kamere yayo. Mbere yuko cyazanye Benimana Emmanuel abazizanye Solange cyo kugirana amasezerano mbere y'ab'ijuru, Mana Data wa twese, Umwana, Umwuka Wera ndetse n'abamarayika, nk'uko bisanzwe muri gahunda. Reka dufate iminota bikegeranije ijambo ry'Imana ribanze gutegura imitima yanyu, ritanga umurongo kuri iki gikorwa winjiyemo uyu munsi no gushinga urugo. Imana areba Emmanuel gusa na Solange, ahubwo natwe ni umwanya wo kugira ngo tuyatege amatwi, yongereye kudufasha muri ya masezerano natwe twakoze, twaba twarayakoze tuje mu rusengero cyangwa se bitaranabaye, ariko nibwira ko amasezerano makuru abanziriza ni yose ni amasezerano aba hagati y'abantu babiri ubwabo, nta n'undi muntu uhari, yuko ubwabo bahisemo yuko bakwihuza maze bakarema urugo. Ni ngombwa rero yuko duhora twibuka ko ayo masezerano yabaye. Se hari ubaka urugo ayo masezerano atayakoze? Guterura biracyabaho? Tubyiruka hari aho twabyirukiye, hari aho twabyirukiye bategeraga umukobwa mu nzira, nuko bakamuterura ukumva induru zivuga. Mutega amatwi ku mirongo tugiye gusoma. Badusomeye ku murongo wa 4 w'igice cya 15 cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Hari aya magambo: mugume muri iki nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutagumye muri iki. Murongo wa 17: ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. Ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. None tugarutse ku murongo wa 4, niko namwe mutabasha nimutaguma muri iki.
bivuze ko ibyo tutabasha ari ibihe dukurikije imirongo tumaze gusoma. Bivuze ko ibyo tutabasha ari ibihe. Yago ujye gutega amatwi bugume muri iki nanjye gume muri nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu niko namwe mutabibasha nimutaguma muri iki niko namwe mutabibasha mutagumye muri iki. Ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. Niko namwe mutabibasha mutagumye muri ibyo mutabasha ni ibiki? Nibyo nasora ibyo tutabasha cyangwa se ibyo mutabasha ni ugukundana igihe tutari muri Kristo. Nta kwihangana igihe cyose haba ari nta rukundo. Ndebwira ko twese tubyemeranya. Ijambo rya mbere rikoreshwa hagati y'umuhungu n'umukobwa iyo bajya kumvikana ko bagiye kubaka urugo, ijambo rya mbere rikoreshwa ni ndagukunda. Soraje iryo jambo Manuel yari kubwira yari kubwira niko Imana iryo jambo Soraje yari kubwira n'abandi twarabwiranye. Ariko ikibazo niko bikiri. Navuze ko hari ikibazo cyo kwitiranya ijambo urukundo. Hari ikibazo cyo kwitiranya ijambo urukundo. Ubundi tubwirwa yuko hari urukundo umuntu akunda ariko urwo rukundo rukaba rushingiye ko uwo muntu hari neza yagejeje ati yakugiriye, ukumva umutima wawe ugejeje, umutima wawe uramukunze uko yakugiriye neza. Tubwirwa ko hari urukundo umuntu akunda kubera ko uyu muhuje amaraso, ni murumuna wawe, ni mukuru wawe, ni umuvandimwe wawe, ni umwana wawe. Iyo umuntu yakugiriye nabi rimwe agahusha akaba yakugiriye neza, akaba ashaka kugira cyaha ntabuze kukugirira neza, hari igihe birangira. Iyo umuntu mufitanye isano wenda akagira ikintu mutumvikanaho, ntabwo uti wibane nanjye nibane. Iyo umuntu amukunze kubera ko munyuranije igitsina, ukamukunda ko akiri muto, uko imyaka igenda iza agenda ageze
agenda akura niko yasubikomeza kubaho hari aho umwitekereza ukabona yageze ati uruhu rwari kuja kuja. Ntabwo rero icyo gihe urukundo rugeze ati ntabwo rukomeza. Niyo mpamvu duhamagarirwa kugira urukundo rwa rundi rw'Imana. Ko tuzavuga mbere rwa rukundo rw'Imana nirwo dukwiriye gukundana hagati yacu abashakanye, yewe nirwo dukwiriye gukundana hagati yacu abavindimwe, nirwo dukwiriye gukundana hagati yacu n'umuntu uwo ari we wese. Ni rwa rukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana rufite imiterere yarwo rubabarira byose, rwiringira byose, kandi rwihanganira byose. Turikuba niyo mpamvu nababwira amagambo Ellen White ngo hatabayeho kwihangana ngo habeho n'urukundo. Nubwo abantu baba baranyuze ku murenge, nubwo abantu baba baranyuze hariya mu miryango, nubwo abantu baba baranyuze ahangaha mu rusengero, ariko ntabwo izo mbaraga, ngo nta mbaraga mu isi zishobora guhambiranya abantu hamwe ngo bishoboke, keretse gusa habaye kwihangana n'iki n'urukundo. Abahungu cyangwa se umuhungu n'uyu mukobwa bagiye gukora amasezerano. Nk'uko tumaze kubivuga, ni amasezerano aremereye, namwe ubwanyu nibwira ko atari bwo bwa mbere muyumvise. Ni amasezerano aremereye, niba tujya tutarabyitaho ariko tujye tubyitaho. Ni amasezerano akorerwa imbere y'Imana, kandi ni amasezerano kunyuranya nayo uba unyuranije n'Imana. Mbere rero yuko amasezerano mwasezerano, ndasaba ko ababyeyi ba Benimana Emmanuel bahaguruka akagira icyo babaza. Ku mubyeyi none ndagira ngo babaze babyeyi, mbese ko Emmanuel Benimana muramurekuye abe uwa Solange? Murabyemeye? Solange ntabwo tuvuze yuko mutazongera gusura bariya babyeyi, ntabwo tuvuze yuko icyo mwabarusha mutabunganira, ariko ubu Emmanuel ugiye kubaka urugo rwawe, kandi ababyeyi bakwiriye kuguha umudendezo, yaba inama bakayikugira kuko uyibagishije, ariko bativanze mu buzima bwawe. Uko urugo nirukunanira ruzaye rukunaniye ku giti cyawe. Babyeyi rero turabashimira, Imana ibamuhe. Rero umwana nka Solange akagira aho ageze hariya, birahenze mu by'ukuri. Imana ibamugisha ko mwabikoze,
ariko kuko nyine ariko biri umubyeyi wese yifuza ko umwana yakubaka urugo, ariko hari igihe ababyeyi batanga batagejeje badatanze. Ndagira ngo baze ku mugaragaro niba koko Solange mumurekuriye ngo abe uwa Emmanuel. Barakoze cyane inshuti z'Emmanuel. Yewe sinzi nubwo waba utuye hafi y'iwanyu Emmanuel, kuharaza amazu bisabira uburenganzira. Warubizi uzabanza bisabira uruhushya. Ntabwo rero kubaka urugo ari ikintu kiba cyoroshye. None rero Emmanuel nawe Solange mu mwanya mugiye gukora amasezerano imbere y'Imana. Nkuko nabivuze ni amasezerano kunyuranya nayo unyuranyije n'Imana, kandi nta mikino irimo, nuko nta mwanya dufite wo gusoma amasomo, ariko turafite muri ibi. Nta kandi kantu Emmanuel, nta kantu wumvise kavutse mu mutima wawe katuma aya masezerano utayasezera. Ntabwo urumva rwose ukishikamye gusezerana aya masezerano. Nawe urabazwa niba nta kantu kavutse mu mutima wawe kavuga ngo aya masezerano uyasezerana. Ntabwo Imana ikumugisha. Ngaho rero uhaguruke. Imana Emmanuel nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe bazizanye Solange uhereye umunsi mujyanye ngo umbere umugore w'isezerano, nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeranye ko nta wundi mugore nzigera nguhari igihe twembi tuzaba tukiri, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi ngusezeranye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Twashimira umugabo. Nta yandi masezerano mu isi afite uburemere bungana n'ayise. yewe azizana Solange nsezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batya ko wowe bene Imana Emmanuel uhereye uyu munsi ujyanye ngo umbere umugabo w'isezerano, nanjye nkakubera umugore w'indahemuka. Nzajya ngukunda, nzajya nguhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kigukwiriye, nzajya ngukunda ngukundwakaze, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tunezerewe cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye. Gusezeraniye ko nta wundi mugabo uzigera nkuharika igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri. Tuzabana iteka, kandi gusezeraniye ko ntazigera ntezuka kugukunda. Mugifatanye mu biganza rero,
nanjye rero kubw'ububasha mpabwa n'umuhamagaro wo kuba umugabura w'ubutumwa bwiza mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ntangaje ku mugaragaro yuko uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwa 2024 Benimana Emmanuel ari umugabo wabazizane Solange kandi bazizane Solange ari umugore wa Benimana Emmanuel. Ikimana iteranyije ntawe ufite uburenganzira bwo kuzagitandukanya. Fukame turagize Imana. Data twese muremyi kandi Imana yacu, tugushimiye isumbwe n'agaciro, niwe uzi gutandukanya icyiza n'ikibi, niwe uzi urukundo, niwe ufite umutimanama wo kumenya igikwiriye n'ikidakwiriye. Niyo mpamvu umuntu afite umwihariko wamuremye, umutandukanije n'ibindi biremwa, umubumbisha ibiganza byawe. Kandi ubona ko atari byiza ko umuntu aba wenyine, ahubwo ubona ko ari byiza ko umugabo agira umugore, kandi ko n'umugore agira umugabo, kugira ngo umuntu abe yuzuye. Turagushimiye cyane uwo mugambi wagize kuri twe, ubishimirwe. Nubwo icyaha cyaje mu isi, ibintu byose kikabihindanya, ariko ushimirwe yuko tugifite ibihamya urukundo rwawe. Ni muri ubwo buryo rero turi kumwe na mwene data Emmanuel ndetse na mushiki wacu Solange bagiriye amasezerano imbere yawe uyu munsi yuko abari babiri babaye bagiye kubaka urugo. Kandi ijambo ryawe rivuga yuko abubatse urugo nta kindi kigomba kubatandukanya kibaho, usibye ingorane yabaho gusa y'urupfu. Niyo mpamvu tubasabiye kugira ngo amasezerano akomeye ariko abasezeranye uzabibakomereze, kandi rwe kuzaba urugo ruzabaho gusa, ahubwo ruzabe urugo ruzabera aho rutuye umugisha, ruzabera itorero rubarizwamo umugisha, urugo ruzaba aho bakomoka bakababera umugisha, kugira ngo ndetse n'abatashye ubukwe bose n'abagizemo uruhare igihe cyose bazajya bumva inkuru nziza z'uru rugo bajya bashima izina ryawe. Uzaturinde inkuru mbi yakurikira aya masezerano, kugira ngo kubw'uru rugo rwa Emmanuel na Solange tujye dushima izina ryawe. Bari mu isi aho bazahura n'ibigeragezo, ariko nk'uko ijambo ryawe bivuga, igihe womatanye nawe uzabaha gutsinda kuko nawe watsinze. Niyo mpamvu basabiye mu mwuka wera arusheho kubaho, kugira ngo bagire ubutwari mu mitima yabo bwo kukugira nyambere, he kuzagira impamvu ituma bitandukanye nawe, kuko igihe bakwitandukanye nawe byabagora kugira ngo basoze aya masezerano. Ni ukuri uzakomeze kubaha gukura mu by'umwuka, kandi tubasaba imigisha y'uburyo bwose. Bazagukeneraho byinshi bijyanye no kugira ngo urugo rwabo rube urugo rubanejeje. Uko bagusaba uzajya wumva, kandi imigisha myinshi bazabona bijye bituma bakubaha bashime n'izina ryawe.
uzabarinde kuko turi mu gihe gikomeye kirimo ingorane nyinshi, ariko twizeye ko uburinzi bwawe buhari kandi ko ubana n'abantu bawe, uzakubana nabo kugira ngo ndetse icyubahiro wamuhesheje cyo kuza guhamya yuko bemera yuko ari we muremyi wabo kandi yuko urugo rwabo rushyize mu biganza byawe uzabahera umugisha. Guhera uyu munsi kugeza igihe uzamugarutse babaye bazaba bakiriho, uzabashoboze nyagasani gusanga bakigutunganye, kandi usanze batakiriho kuko tutazi umunsi cyangwa igihe uzagarukira, ni ukuri uru rugo ruzaboneke no mu isi nshya. Tubisabye mu izina rya Yesu. Ngaho nabonaga ushaka kugira ngo mushyire ikimenyetso bose bamenye yuko Solange ari uwa. Yego mwabibonye Solange nawe mvuruga abantu ubuheta, jye nawe nakunganya, ni wowe munezero umutima wanjye ibihe byose bitarangira. Nzamukunda mukundwa kaze mubyumve, abababara bazababara ibyo ntabwo bireba, nuko haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Nzamukunda mukundwa kaze mubyumve, abababara bazababara ibyo ntabwo bindeba, nuko haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Nuko haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira urutagira iherezo. Nuko haba ibimeze bite ntabwo bizatubuza kwikundanira rero muzizimye, hanyuma mukongeze imwe n'igihamya yuko mutakiri babiri ahubwo mubaye umwe. Muhurize aho muzimiye, muhurire horize, mujye hariya na hariya muhure. Kuba babiri murabihuye, ngaho ni mu bumwe. Ngaho mukomeze hariya, nta n'ibindi muzajya muganira imbere ko mudashaka gusezeraho. Ntabwo murya mbese bagenzi ba Emmanuel bo bari namwe musezere, ntabwo akiri mugenzi wanyu, ntabwo akiri mugenzi wanyu. Abantu rero bubatse bari hano ahubwo mwabakira ko nimwe bagomba kuganira namwe. Stati irahindutse, stati irahindutse, muze rero tubashyikirize. Muvuga
abasigaye Imana ibane nabo. Murakoze korali haleluya ndetse n'abo twafatanyije hano muri gahunda. Imana isangiza umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusabe rero umuyobozi w'itorero ndetse na pastor kugira ngo baze bayitwakirire mbere yuko turatangariza ko tugiye gusohoka. Imana ibahe umugisha kandi pastor abasaba undi mugisha ku Mana. Yego. Imbere Imana nayikishima, bamarayika bera baramwegeraga, bakamwenyurira atama kanezerwa, bakongera bagahindukirira na Eva, bakamwenyurira nawe akishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. Urusobekerane rw'amajwi barusakaza muri Edeni, Adamu akareba umugeni we agashima, Imana imumuhaye. Bamarayika bera batareruya, bamarayika bera baramwegeraga, bakamwenyurira Adamu akanezerwa, bakongera bagahindukirira na Eva, bakamwenyurira nawe akishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. Wanyuze mu birushya by'isi, Uwiteka baba bugufi, nimuzakoza isoni Imana mu rugo rwanyu, muzahore muyishima. Umuyobozi wanyu ni Bibiliya, bamarayika bera baramwegeraga, bakamwenyurira Adamu akanezerwa, bakongera bagahindukirira na Eva, bakamwenyurira nawe akishima. Uyu munsi dusaba Imana ngo izitahe n'ubu bukwe bw'aba bavandimwe bacu. Haleluya. Bamarayika bera
ihebere kugira ngo itaza gusaduka kandi ntabwo twifuza ko wagenderwa amaraso ahubwo turifuza ko ubuzima bwacu abana bari hano rwose batabaye inzira cyiza mwihangane rwose mutuhe umwanya reka umusaza abasaza bombi noneho batangira bakatuganirira nziza ibihe byose kandi ibihe byose Imana nziza niyo kamere yayo mu izina ry'umuryango ndi kumwe nayo Inosa twishimiye kuba tugeze muri uyu muryango wanyu kandi mukaba mwaduhaye ikaze turishimye turanezerewe Imana ikomeze kuba umugisha mu by'ukuri rero bwana Nsabimana Theogene mu gihe muherukiye iwacu mwaje mutugana muza mudusaba umugeni nuko umuryango uraterana maze tubabwira yuko kuri itariki 25 z'ukwezi kwa 10 ari itariki yo kuza tuherekeye umugeni none rero bwana Nsabimana Theogene tukaba rero twaje tuherekeye umugeni niyo mpamvu mbere yuko ngira icyo mvuga nagusabaga kugira ngo unyemerere umugeni wansabye kuko twaje tumuhetse asigaye mukwereke maze urebe ko umugeni wansabye ari we ndagira ngo rero unyihanganire bazizane Solange ahaguruke ubundi undebere ko uwo mugeni ari we ubundi ngira icyo mwongeraho cy'ubutumwa bw'umuryango ndi kumwe nayo urakoze nyakubahwa Sirasi n'ubundi abakinnye neza barongera mu by'ukuri kuko twaje kubasaba umugeni tuhana n'igihe cyo kuzamumpekera tumaze kuba abasaza ntabwo nkibasha kureba neza ndeba ibirorirori niyo mpamvu dufite abasore cyangwa se abakiri bato bafite amaso mazima ahari kubera ko ngiye ndimo kubyina mvamo nagira ngo mpagurutse umuhungu wacu arebe neza kuko niwe ugifite amaso mazima aturebere niba ari bazizane Solange abanza ahaguruke aturebere ese wahaguruka Benimana ukandebera niba Benimana ugifite amaso mazima niwe ugomba kutubwira niba ari bazizane ko ati twarazimaze amashyi turazishorera hanyuma yuko amajana nyakubahwa Sirasi rero burya iyo ushaka kumenya ikintu kiri mu rugo utuma umwana kuko niwe uba uzi kureba neza ibyo rero rwose turishimye kuko nimutatuguraniye ntabwo mwabaye indyarya ngo mumere nk'aba bandi basabaga umukobwa bakamuzanira undi
basaba Rasheli bakazana Leya, ntabwo ibyo bintu byababayeho. Ntabwo mwabaye rero abanyamahugu, ahubwo mwabaye abagabo nyabagabo, kandi mwabaye imfura nyazo, imfura zidatenguha. Twarateranye maze turavuga tuti uyu mwana watubera umwana mwiza, tubera imfura. Se musema waturutse abonye cyo kumureba namurebye rwose uriya bazizanye Solange aguwe neza. Akoze nanjye mvuga ngo ntibazizanye, ariko wabibonye umwana turangajya araka abonye kuna aguwe neza. Ndabizi n'umuhungu wacu rero kimwe mu twanga cyane ni uko twakumva ko umwana wacu bamurakaje. Bikabeho natwe ntabwo natwe umuhungu wacu yitwa ntitwabyigeze. Yego rero kubera yuko igihe kinini cyane umuryango wamaze gutekereza ndetse unazirikana uburyo hano muri uyu muryango wanyu wa Emili, natwe tuzi neza yuko ari umuryango ukunda kurera neza kandi utunze utunganiwe. Niyo mpamvu twifuzaga yuko nk'umuryango wa Innocent twarateranye turavuga duti uyu mwana wacu yarakoze, uyu mwana wacu yatubereye umwana mwiza, turamutuma atubereye imfura, mbese muri makeya twaramureze. Nibwo hari ibaruwa twandikiye umuryango. Muri iyo baruwa rero twabandikiye harimo byinshi, harimo ariko sira yego uretse gato, uretse gato umwana uvuze ko mwamureze umutoza umuco, ariko burya kugira ngo tubyemere neza no kwakira abashyitsi niba azi kwakira abashyitsi. Rero nagira ngo bene Imana niwe uzi ibintu by'ino ahangaha, uriya yari azi ibintu by'iriya, agomba kumutembereza akamujyana ahantu hose, noneho byarangira twabona azi kwakira abashyitsi, noneho hagakurikira n'ibaruwa y'urukundo iherekeza bazizane. Imfunguzo akira rwose musanga reka mbe ndetse kwakira, reka mbe ndetse kwakira, ndibuze kuguha umwanya azana ibyo bagomba kuzana. Ese byo aza kumenya n'ibikira byo nyuma abana ibinyamazuru uko byamera kose babifungura mu buryo bwabyo, ntabwo ari urukoma ruba ruriho. Gake 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 rero maze upfa ibinyamazuru bipfa aho batwereke uko batangiye urugo. Abana hari ababa bakeneye gufotora ariko batabigize umwuga, ariko buriya kuri Instagram mu kanya rwose amafoto baza kuyakuraho batagombye kuvunika, si ngombwa kuko hari aho muri buyasange. Turabaha urubuga muyasangaho. Ibintu byaroroshye nta mpamvu yo kuvunika, hari ababishinzwe ndetse babihemerwa. hanyuma bene Imana n'abazizane mwitegereze uburyo bagiye gutangira urugo rushya. Barazamura mu nzira mwana ntugace imbere ya kamera, barabanza rwose barabereka iburyo barabahereza n'ibumoso, baragarura
n'abagenzi hanyuma musomwe hanyuma mubwirane umutware mwiza icara uruhuke n'urwawe washinze urabibona neza cyane mubwirane icara uruhuka kuko ubu ngubu turi mu gihe cy'ubwuzuzanye hanyuma nanjye ubwo uvuye mu rugendo nanjye nze gufashe hanyuma wicira icyaka amashyi menshi kuri bene Imana. Hanyuma tukiri ariko badufunguriye amarembo kuko twaje tubagana batwayasukura ibibazo natwe abantu bari hariya inyuma batuzanye ku iki cyaka tugure ku mu gikoni ibintu biba bihagaze nibatambuke bakingura igikoni ndajya mbabwira nubwo mwamutwara nta kibazo bakingura igikoni metalike zivuyeho hanyuma igikoni barakingiye ndabona yegeye amasahane we n'amasafuriya uko bwamera kose aka kanya birahiye nuko bene Imana nazizane bafata ibikoresho byo mu gikoni hanyuma batugira mu gikoni bari kubisongera umutima hano barakata umutima wahiyega umutima wahiye barawukata mukanya baravuga ngo twagiye kurya twese muhumure uhumure rwose cyagiye cyane ngo tugiye kugera twese uhumure bongere batwereke uko mu rugo bagiye kujya bitwara barongeye barahabona ibintu tuzezeranye murimo kurya murongeye murahabona hanyuma ati icara uvuge neza ugabo w'intwari kandi ufite imbaraga Emanueli umugabo wariye umugabo wagize ute wariye umugabo wariye ako nta n'amashini mu dukoko ivure arababwira ati tangira umutima w'urugo uko utangiye tangira mu rukundo cyane rwose atakira n'icyo kunywa umugore mwiza wita kuriga hanyuma baziza nawe ati urakoze mutware tugeraho hanyuma rero umuhungu nawe tureka ngiye kubambyariye umugeni nawe ati reka ngiye kubambyariye umugabo ubwo nuko byagenze nyuma umuhango wera washyizweho n'Imana ubwo yarema kumufasha nimushyikira Adamu umuhango wera washyizweho n'Imana ubwo yarema kumufasha nimushyikira Adamu
uyu munsi twageshyuwe n'aba bavandimwe babyiyemeje kurushinga tubifurije umugisha mu rugo rwabo ubuzima mutagiye muzihanganirane uzajya gira intege nkeya undajya musabira ubuzima mutagiye muzihanganirane uzajya gira intege nkeya undajya musabira uyu munsi twageshyuwe bw'aba bavandimwe babyiyemeje kurushinga tubifurije umugisha mu rugo rwabo bitubona igishushanyo cy'ubukwe bwo mu ijuru ubwo Kristo azagaruka kujyana umugeni yagoye ibitubona igishushanyo cy'ubukwe bwo mu ijuru ubwo Kristo azagaruka kujyana umugeni yagoye tuza tumbagira mu kirere dushagawe n'abamarayika tugashyumbe bwa Yesu n'umugeni we tunezerewe tuza tumbagira mu kirere dushagawe n'abamarayika tugashyumbe bwa Yesu n'umugeni we tunezerewe tugashyumbe bwa Yesu n'umugeni we tunezerewe. Nyakubahwa Sirasi ni karibu rwose, iryakunigaga noneho rivuge ryose uko ryakabaye ntacyo bitwaye. Murakoze Musabimana neza kugira ngo bambwiye yuko hari ibaruwa hano y'umuryango mu nama y'umuryango yateranye byabaye ngombwa yuko hari icyo bagenera umwana nk'umwana abaye umwana mwiza akumvira ababyeyi akumvira umuryango. Niyo mpamvu nagira ngo mushyikirize iyi baruwa nuyipfundura neza urasanga harimo ubutunzi, harimo icyo ababyeyi bamugeneye kugira ngo bibuze kugerera neza uruhutse maze usome urasanga ibyanditse. Murakoze cyane. Kandi ikindi Musabimana zirakora uyu mwana twaramureze ni ngombwa yuko hari icyo twamugeneye nanone, hari umwenda cyangwa se umukenyero kugira ngo ushyikirize urufunguzo urebe ufungure, harimo urufunguzo maze yaba ari bakuru be babyara be igihe bazaba baje kumusura bajya bamenya ahantu bazajya basanga uyu mwana wacu. Murakoze cyane Nyakubahwa Sirasi. Reka awicaye gatoya tegure humura ntabwo mutindira. Ubwibyo rero Nyakubahwa Sirasi, hano hari agatobe ka kizungu, aka karanuyiro rwose, aka kitwa dufatanye fatanya n'ababyeyi kurera bariya abana, urabona ko byanditseho. Urugo abo bana batangiye ndakwinginze ngo rubabere ijuru ritoya, kandi data twese ruzaba urugo rukugaragaza muri karitsiye aho batuye, kugira ngo Imana yacu ababagendera bose bajye babona ko uri kumwe nabo. Ngaho abana natwe ubana buri muntu wese ugiye gushingura ibirenge hano yerekeza mu cyumba mugeneye, reka byose uko ubishaka mu izina rya Yesu tugusabye, amen.